kugera mu turere 26 muri utwo turere twose twakiriwe neza uretse mu karere ka Ngoma na Rulindo aho twahuye n'ibibazo. Muri Ngoma ho abayobozi bamereye ko politike cyangwa se abakanda biyamamaza bavuye mu politike itandukanye, nivuga ngo icyo gihe byatuvangiye cyane. Ngoma twarigaragaje na Rulindo naho bakoze bisa nk'ibyo, bafungisha n'amaduka ahantu hose, abantu bose kujya handi, ariko byatubangamiye, ariko twarakomeje. Tunavuga yuko mu turere twose tumaze kugera mu 24 byose byagenze neza, twakiriwe neza n'abayobozi b'uturere ba meya, aba vice meya. Turabishimiye, dushimiye n'abandi bayobozi turi kumwe nabo. Thank you very much. You are almost welcome to this press conference, but also which we are going to use as well as a campaign for people in diaspora. I think we shall try to use both languages, both English and French. With me here, I have my Vice President, Karim Maron, and on the other side, Honorable Nezman Jean-Claude, our Secretary General. Thank you very much. Akoze cyane. Tuvuga ko abanyarwanda bose baba abo mu Rwanda cyangwa se mu mahanga bose n'abanyarwanda, ndetse nabo n'abanyarwanda mu mahanga bakunda cyane igihugu cyabo, nabo nkatwe twese ku buryo byo tuvuga mu gihugu nabo birabareba. So nta migabo n'imigambi yihariye twavuga ngo dufitiye diaspora itandukanye, dufitiye abanyarwanda bose, ko bose twavuga nk'abanyarwanda. Siyo tuvuze ko turimo gushyira imbere demokarasi isesuye kuri bose, irareba bose, ari abo hanze ari nabo mu Rwanda. Ariko by'umwihariko kuri politiki yacu y'ububanyi n'amahanga, turumva ko twifuza ko dushyira imbaraga cyane mu mibanire yacu n'ibihugu by'abaturanyi, kugira ngo dushobore kuba twagenderanira neza n'ibihugu byacu bya Burundi, bya Congo, Uganda, Tanzania, ndetse n'ibindi biri muri East African Community, kuko aho niho tukunze guhahira cyane, niho tukunze ko dufite n'imiryango ya hafi. Ni ukuvuga ngo icyo tubushaka cyane cya mbere ni uko nta mupaka n'umwe agomba kuzongera gufungwa. Turifite gahunda yo kuba twasinya amasezerano mpuzamahanga ahoraho, tugendeye ku yandi mategeko dufite nk'aya SINRAC hagati ya Rusizi, amasanyarazi tutanga muri bakuri Rusizi ajya muri Congo batajya hagarara. Twumva ko natwe twasinya amasezerano mpuzamahanga ahoraho, kuyo nta gihugu na kimwe kizongera gufunga umupaka n'igihugu kindi cyo muri East Africa Community, kubera ko hari ikibazo cya politike. Ko ibibazo ya politike ntabwo byabura, kuko turi abantu, ariko tuzashaka uburyo tugomba kubikemura boraho, dukoresha inzira z'amahoro, z'ibiganiro, na mekanizme zari sanzwe zihari tukazishamo imbaraga. Ariko nanone n'amasezerano dusinya tukareba uburyo aya masezerano azajya yubahirizwa, kubera ko usanga kenshi dusinya amasezerano ariko ntiyubahirizwe, ntabaho uburyo bashobora gukurikiranwa. Nyuma yuko amasezerano dusinya muri rwego East African Community n'andi masezerano hagombye kubamo nicyo twakwita sanctions, cyangwa se nk'ibihano, ku buryo igihugu nikibakisha amasezerano kizajya kibazwa no kuzajya bavuga ngo ni ibipapuro gusa, ahubwo twe tuvuga ko ari ubuzima bw'abaturage baba barimo gukiniraho iyo batabyubahirije. So ndumva nicyo navuga cy'umwihariko. Ariko ku bandi banyarwanda bari kure ya East Africa Community, tuvuga ko nabo mu bibazo baba bafite bitandukanye, yuko bakoreza amafaranga mu Rwanda, nabyo tuvuga ko izo bita international remittances, twajya tureba ko zaba zitabahenda, mukavaho amakosi aba ari hejuru, cyangwa se ibiciro biri hejuru, kugira amafaranga yabo azajya agera mu Rwanda atabahenze, ndetse tuborohereze no kubona ibyangombwa, ndetse nabo bumva ko bashaka kuzajya bagira umubano mwiza na za ambasade, nabyo tubishemo imbaraga, kuko hari n'abandi banyarwanda batakunze kujya kuri za ambasade, nabo tukabashiraho uburyo bwo kuganira nabo. Afeti tukumva ko n'ubundi leta y'u Rwanda risanzwe ifite gahunda ya Rwanda Day, twayagura Rwanda Day ikazaba yaguse kuyo n'abandi banyarwanda bose bazajya bayizamo bisanzura. So ni gahunda tuzakomeza tuganireho neza, turi kumwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga babifite mu nshingano, kugira ngo buri umwe wese yisha yizane batange ibitekerezo byabo nta nkomyi. Ubikomojeho ko
bijyanye n'ububanyi n'amahanga muzaharanira ko imipaka idafungwa, ariko kugeza ubu ngubu hari imipaka ifunze ndetse hari na tansiyo y'umwuka mubi navuga hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ubu hariyo abanyarwanda barajya mu gihugu cyangwa se wenda bifite ukuntu byaba byiyumvagamo ko u Rwanda rubanye na Kongo kuko byaba bibanesheje abo banyarwanda bariyo uyu munsi ntabwo byifashe neza. Nibaza ngo iyi pati muramutse mutoye muratekereza ko ni iki cy'umwihariko mufitiye bashaka ko umubano ugenda neza hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi? Twabigarutseho ndetse no muri igihe twiyamamazaga no mu karere ka Rubavu, kuko twabonaga bibareba cyane. Icyo twifuza cya mbere ni uko ibibazo bihari hagati y'u Rwanda na Kongo byakemuka n'ubundi ku inzira z'amahoro, ariko tukaba tubabaje n'uko Kongo ndetse n'u Burundi bavuze ko bashaka kurwanya u Rwanda. Tukumva yuko ibintu byo kurwana bitaza bizana igisubizo, aho bakoresha inzira z'ibiganiro nizo zishobora gukemura ibibazo, kuko iyo bavuze kurwana cyangwa ko bavuga bashaka kuba Perezida Kagame, ibyo ni ibintu tugomba kwamagana kubera ko nta mahoro baba bifurije abanyarwanda. Tukumva ko ibibazo baba bafite ibyo ari byose byagomba gukemuka mu nzira zihari za East African Community, za African Union, yewe na Nations Unies. Ariko nanone tukagaruka ku yangingo narivuze, iyo noneho bamaze kuganira bakumvikana, ayo masezerano agomba kuzajya yubahirizwa. Natubahirizwa tukasaba n'umuryango mpuzamahanga wo kuzajya ukora akazi ko kuba indorerezi gusa, aho kuzajya uba umufatanyabikorwa, ku buryo ayo masezerano niba batuyubahirije hazajya habaho nibura ingaruka kuri icyo gihugu kitubahirije amasezerano. Kuko iyo dufashe urugero nk'ibya M23, usanga amasezerano yasinye menshi cyane ariko ntajya ashyirwa mu bikorwa bikarangirira. Kuvuga ko ahubwo ko akantu ku rwego mpuzamahanga cyangwa komite internationale ishyiraho indi intambwe y'ibihano cyangwa sanction ku buryo umuntu utayubahirije yagira ibintu abazwa, kugira ngo abantu bazajye bumva ko atari ugusinyika kuko gusa ahubwo ko bijyanye n'ubuzima bw'abaturage. Muratekereza iki bijyanye no kuba u Rwanda uyu munsi ububanyi n'amahanga ariko by'umwihariko kuri iyi gahunda yo kuba mwakorana n'abantu bari mu mahanga, hari bamwe mu banyarwanda hari bamwe mu banyarwanda bari mu mahanga bajya bavuga ko uburyo babonamo viza zo kujya muri ibyo bihugu bibagora, ndetse noneho no kugira ngo abe yagaruka mu Rwanda gusigaye ikibazo, bakabaza bati bati muramutse mutowe kuri uwo mwihariko wo kubona uburyo abantu bajya n'abava mu mahanga byaborohera, batekereza gukora iki bijyanye no gufungura imipaka ku buryo bw'umugabane wese nko muri Afurika wese ku buryo abantu bajya bisanzura bakagenda. Icyo navuga ko u Rwanda rwafashe politike nziza yo gufungura visa ku buryo umuntu wese ushaka kuza mu Rwanda ashobora kubona visa ku kibuga cy'indege, ari ikintu cyiza cyane. Ubwo byakurikizwa no mu bindi bihugu ari za East African Community, n'ubise Kenya ko yabyemeye nayo ko abantu bashobora kubona visa bageze ku kibuga cy'indege. Ubwo n'ibindi bihugu byakurikizaho kugira ngo bizajye byorohereza, cyane cyane muri African Union. Ni ngombwa yuko abantu ko twasinariye amasezerano mpuzamahanga ya FCTA, ni ngombwa yuko abantu mu by'ukuri twagira imigenderanire y'abantu nta nkomyi, ndetse nibuka ko na Perezida Kagame yigeze kuvuga ko hari passport ya African Union, uretse yuko passport ntarongera kuyibona, numvise bayishyira ku mugaragaro ariko ntabwo twayibonye, nayo izaboneke kugira ngo dufashe kuba twajya muri Afurika hose twisanzuye. Ndumva nicyo cyambere dufasha n'imbaraga. Bamwe mu badukurikira bari kubaza bati Kagoma iba mu Saki isobanura iki? Kagoma Kame, umunyabanga mukuru wayisobanure. Akoze cyane. Ishyaka ryacu ryahisemo ikirango cy'ishyaka nk'inyoni ya Kagoma, kubera ko twabanje gukora ubushakashatsi turasoma tumenya neza ibisobanuro by'iyo nyoni. Icyo twavuga ni kimwe, ni uko iyo nyoni tuyisanga mu bitabo byinshi, ari iby'ibigendanye n'ibiguruka, ariko cyane cyane twarebye mu gitabo cya Bibiliya. Bibiliya ni igitabo gikuru cyasomwe n'abantu benshi, gikurikirwa n'abantu benshi ku isi no mu madini atandukanye. Iyo nyoni rero tuyisanga mu bitabo bigeze kuri 30 biri muri Bibiliya. Twareba mu gitabo kimwe
muri Yesaya ibice 40 n'umurongo wa 30 havuga ngo abasore b'imigenda bazagenda baruhe, bazacogora rwose, ariko abategereza Uwiteka bihanganye bazasubizwamo imbaraga, bazagurukisha amababa kunanirwa kandi bazagurukisha amababa nka za kagoma. Aho niho tubisanga, ariko birebye mu mateka y'iyo nyoni ya kagoma, kimwe ntarajya kujya mu mateka yacyo, aho ngaho nyine muri Bibiliya bigaragaza ko iyi nyoni idacogora, idacika intege, kandi itangwaho urugero nk'inyoni ishobora kuguruka igasiga izindi zose. Ariko iyo usomye mu bindi bitabo ubona ko iyi nyoni iyo bagerageza kuyidescribinga bavuga ko ari inyoni ireba kure, ishobora kujya hejuru ahitaruye ikareba hasi cyane, ikaba yagera no mu mazi, ikareba ikiri munsi mu mazi, kandi ikaba ari inyoni yihuta. Ubwo rero nk'ishyaka tuvuga ko tugomba kurangwa kandi turangwa n'ubushishozi, tukareba kure, tukihuta mu iterambere. Ikindi ntiducogora, ducika intege, tubasha gukomera mu bihe bikomeye. Ikindi ntabwo iyi nyoni ngo ntabwo ipfa kurya ibyo ibonye byose, natwe ntabwo dupfa gukora ibyo tubonye cyangwa twivange. Birango niyo iguruka ntabwo igurukana n'izindi, ibizireba iri hirya igerageza kwanalizinga no kureba igikwiriye. Ikindi ntabwo isaza, iyo igerageje gusaza nyuma y'imyaka, amateka avuga ko ijya hejuru mu mabuye ahantu kure y'izindi nyoni, yarangiza ikamarayo iminsi 40, igapfura amababa yayo ashaje, igakura inzara izikubita ku mabuye zishaje, n'umunwa wayo ikawukubita ku mabuye ushaje. Nyuma y'iminsi 40 hakamera andi mababa, izindi nzara, uwundi munwa, yarangiza ikiyongera imbaraga ziruta izo yari ifite mu gihe yagiye gusaza, ikongera ikaguruka. Bivuze ngo ibyo nibyo byatumye duhitamo iyi nyoni. Dufite gushishoza, dufite kureba kure, dufite kwihuta mu iterambere, dufite kuba turi abantu badacika intege, dushobora kuguruka tukajya hejuru y'ibindi bintu byose byari bitubangamiye. Murakoze. Umubare w'abadepite wakwiyongera ukava kuri 80 uteganyijwe n'itegeko nshinga yakoze icyo gihe muri 2003, ndetse n'abasenateri barimo 26, ariko cyane cyane dushaka kwibanda ku badepite kubera ko nibo batorwa n'abaturage mu buryo butaziguye. Tukavuga ko twagitanze igitekerezo mbere mu myaka 2 ishize, tuvuga ko wakwiyongera ukagera ku ijana avuye kuri 80, ariko twaje gusanga bishobora kugorana kuzajya tufixa umubare w'abantu, tushyiramo icyo twita formula, uburyo bw'imibare yoroshye. Tuvuga ko umubare w'abadepite wazamuka bitewe n'umubare w'abaturage uko bameze. Tuvuga ko buri baturage 100,000 bagombye kuba bahagarirwa n'umudepite umwe. Buri bafite miliyoni 13, byava ko ari abadepite 130. Birakoroha tushizemo iyo formula ko mbyise kurushaho ko twavuga ngo n'umubare gutya wanditse mu itegeko nshinga, kuko icyo gihe byaba bisaba ko tuvugura itegeko nshinga. Icyo ni kimwe ko twabigaragaje ibyo kubera ko twasanze mu by'ukuri itegeko nshinga ryakorwaga muri 2003, abaturage ukuntu bari bameze icyo gihe cyangwa se abatoraga ntabwo bari bareze miliyoni 4, abaturage bikuye kabiri. Ingengo y'imari icyo gihe ubu yayikuye inshuro zirenze 1,000, ku buryo wavuga mu by'ukuri ko ibyavuzwe muri imyaka 20 ishize bitajyanye n'igihe. So nuko twatwaza kugira ngo bijyane n'igihe turimo, cyane cyane ko abaturage bavuga ko batabona nabo badepite. Iyo tugiye usanga bavuga ko ntabwo babona abadepite. So niyo mpamvu tuvuga ko bagombye kwiyongera kugira ngo baboneke, bakore ubuvugizi neza abaturage ndetse n'ibindi bakeneye gukora. Ku bijyanye n'iminsi yo kwiyamamaza, twari twarabisabye byo na mbere, ariko no muri manifesto birimo ngira ngo muri manifesto ntabwo birimo bijyanye n'iminsi. Twari twabisabye ko nibura iminsi yakwiyongera ikava kuri 21 ka minsi 30. Igitekerezo cyacu cyavuga ko nibura buri karere kagomba kugira umunsi wabo, ko mu by'ukuri benshi twari turi kumwe kuri campaign trail. Murabibonye ko kujya mu turere tubiri umunsi umwe biravunanye cyane, aho mugeze ntabwo mubaha umwanya kugira vuba cyane mugende kugerayo ni amasaha, ahubwo tumara amasaha menshi mu nzira tugenda
twagira kujya gusanga abo dushaka gusanga tukamara amasaha make cyane nabo kugira tukajya mu nzira tugenda kugenda gusanga abandi nabo ndetse ntitubaze n'amasaha wabonye ko n'ibintu byo kweza amasaha bigoranye kubera ko ntabwo byakunda so twumva ko igitekerezo tuzakigarukaho ubu byo bya campaign birarangiye bigiye kurangira ariko tuzakigarukaho ubutaha kugira ngo byongere bivugururwe neza kugira mu turere 26 muri utwo turere twose twakiriwe neza uretse mu karere ka Ngoma na Rulindo aho twahuye n'ibibazo muri Ngoma aho abayobozi bamereye ko politike cyangwa se abakanda biyamamaza bavuye mu politike itandukanye bivuga ngo icyo gihe byatuvangiye cyane Ngoma twarigaragaje na Rulindo naho bakoze bisa nk'ibyo bafungisha n'amaduka ahantu hose abantu bose kujya handi ariko byatubangamiye ariko twarakomeje tunavuga yuko mu turere twose tumaze kugera mu 24 byose byagize neza twakiriwe neza n'abayobozi b'uturere ba meya aba vice meya abanyamabanga nshingwabikorwa mu by'ukuri bavuga yuko bitandukanye n'ibya 2017 aho batweje mu irimbi ndetse tunakubitwa n'amabuye aho badufungiranye muri stade n'iki byose uvuga ko mu by'ukuri imyumvire yarahindutse cyane kandi bigaragaza yuko mu by'ukuri demokarasi mu Rwanda yagenda itera intambwe tuva hamwe atameze neza tujya heza biradushimishije kandi twabonye n'abaturage batushigikiye hirya no hino mu gihugu namwe mwarayibonye kuko iyo twiyamamaza nabo tujya kuri site gusa ko naho duciye turiyamamaza cyane cyane aho twagiye mu mujyi yaho za Rusizi abaturage benshi cyane rwose n'ibihumbi bavuye mu maduka yabo baraza ku mihanda baratwakira barabyina Rubavu uko byabaye Rubavu bose barushimishije cyane mu Bugesera naho byari bitangaza ngo sivuze hose nano Kicukiro ejo bundi baraje benshi cyane rwose mu mihanda no cyose ntabwo ari twabwiye kuza mu mihanda ariko abaturage bari bishimye cyane bashaka kutubona ndakubwira ngo byari bitangaza byose natwe byaratangaje cyane ariko tukumva yuko biterwa n'iyi myaka 6 tumaze mu nteko ishinga amategeko aho twavuze ibintu byinshi twabwiye tuzakora bigakorwa leta ikabyemera bigakoreka kuri abaturage ubu batufitemo icyizere ko turi ishaka ritabesha iyo tuvuga bishoboka kandi bigakunda n'ibyo tubizeza babona ko bizakunda so nduva ko ari impinduka nziza duha icyizere ko na demokarasi twifuza yose isesuye kuri bose nayo izagenda isesekara mu Rwanda nkavuga ko mu by'ukuri imbogamizi zabaye ntabwo ni nke cyane kurusha ibyiza twabonye icyo twavuga kindi nuko gahunda ni yindi araburi bisi mike cyane tugiye mu matora tusaba abantu bose Uganda bose aho bazabona ifoto y'umukanda Habineza Frank tuzabakanda batatu bazashira igikumwe cyabaho hariho n'inyoni yacu ya Kagoma izabiriho ndetse no ku badepite bacu bazatore benshi cyane bazabakora ubuvugizi bazabakora amategeko meza bazageze mu ya guverinoma babe benshi urumva twarimo abadepite babiri gusa mu mutwe w'abadepite bikubisha 20 rwose bazishima cyane abanyarwanda ndumva aricyo navuga kandi bakomeze bakurikirana imigabo y'imigambi yacu ntabwo birangira muri kampanye gusa twabishize ku rubuga bishaka website ishaka biriho manifesto iriho tuzakomeza tubibagezeho nuvuga ngo ni manifesto cyangwa imigabo n'imigambi y'imyaka 5 nicyo nagira mvuga ntabwo ari iki gihe cyonyine cya kampanye nuvuga ngo ni ibintu twiyemeje ko tuzakora mu gihe cy'imyaka 5 iri imbere tuzakomeza tubikorere ubuvugizi tubikore tubishyire mu bikorwa igihe cyose ndetse no mu cyongereza tugiye kubashiraho na kopi y'icyongereza kugira ngo n'abavuga icyongereza nabo bazabisobanukirwe neza murakoze twahise turimenyesha komisiyo y'igihugu y'amatora ivugana nabo twabwira ko twabandikiye mbere ariko bahitamo kuba bategura indi kampanye kandi tugiye mu rwego rw'igihugu bategura no ku rwego rw'akarere nyuma yaho bavuga yuko batashobora kubyimura ngo babishira saa 8 ko twagomba kujya saa 4 ariko nanone turavuga ati nubwo babivuze gutyo n'ubundi gisha itegeko kuko itegeko rivuga yuko nta mukandida ushobora kwiyamamaza mu murenge umwe n'undi mukandida nubwo bavuze gutyo barabyishe ariko tubyihanganye tugezeyo twasanze twabimviye n'amatwi yacu barimo kubwira abaturage ngo baze batangire saa 5 natwe twagomba gutangira saa 4 n'uvuga ngo niyo bari biyemeje ya saa 8 barabyishe ko za megafone twari duhari saa 3 n'igice zirimo kugenda zibwira abaturage ngo muze nyuma yaho tubwira meya ko bino bintu atari byo rwose ko bavuze nyuma ya saa 6 kandi barimo guhamagara abaturage aho kumva abaturage bari bamaze kubatwara ahantu ngira ngo hari muri gare ya Ngoma ndi ubu bari babashize buryo twaje gusoza bose bahita birukanka benshi cyane bajya aho kwiyamamariza kandi hari hegeranye cyane naho twari turi kuri aho twari turi byari bigoye kugira ngo abaturage bose bahagere byari byagoranye cyane so twabimenyesha komisiyo y'amatora ubwo ndetse nanjye nari presidente wa komisiyo y'amatora n'ibya Rulindo nabyo ku giti cyane namaze kubwira perezida wa komisiyo y'amatora ku rwego rw'igihugu kese ayizi so navuga yuko
ubwo bazabyigaho barebe kuko Rurindo bafungishije amaduka hose mwarahabonye base kuri base twagezeyo nta duka rimwe rifunguye babwiye n'abantu ngo bari bufungure barabaca amande bakavuga ko bagomba kujya ahandi kandi atari kuri naho twari turi urumva ko nacyo yari sabotage ikomeye cyane so twabimenyesheje komisiyo y'igihugu y'amatora izabikurikirana navuga yuko bijyanye uretse ariko nubwo byabaye gutyo ntabwo byabuje abakunzi bacu kuza baraje n'ubundi twashoboye gukora ntabwo twahagaritse ibikorwa byacu byo kwiyamamaza twariyamamaje n'ubundi kubo bakeya babonetse kandi bakeya beza bahagije kubyo cyafite icyizere ko nubwo babikoze gutyo n'ubundi aho turere tuzabigiramo intsinzi tukaba dufite icyizere yuko mu by'ukuri amatora tuzayatsinda neza ari abadepite baziyongera kuko nabivugaga nibura bagire kuri 20 ndetse na presidence ndumva tuyifiteho turimo kwifatisha intoki kuri 55%. Murakoze cyane. Imbaraga aho tuzikura ni henshi. Ahambere tuzikura nuko kuva 2009 hari ibyo twakoze, hari ibyo twavuze, hari n'ibyo twakoze, ariko kuva 2012 nuko waruvuze na 2018 kugeza uno munsi 2024 ishyaka twihutiye gushyiraho izindi nzego. Twari dufite inzego zihagarara ishyaka ku rwego rw'akarere, ariko twashyizeho inzego zihagarara ishyaka z'abagore kuri buri karere, dushyiraho inzego zihagarara ishyaka z'urubyiruko kuri buri karere, ku rwego rw'intara no ku rwego rw'igihugu. Izo zose aho ziri ntabwo zicaye, zigerageza gukomeza kuvuga ibijyanye n'ibyiza by'ishyaka no kurutinga abandi bantu biyongera ku ishyaka. Ibyo ni bimwe. Ibindi twakoze tumaze kugera mu nteko ishinga amategeko. Tugeze mu nteko ishinga amategeko twahawe first of all twahawe ubudahangarwa, tubasha kugirirwa icyizere n'inzego za leta bitewe n'uko natwe twari turi bamwe mu nzego za leta, bitanga ibitekerezo mu bijyanye n'amategeko, tubasha kuvuga ibintu byari biri muri manifesto y'ishyaka cyangwa gahunda ya politike y'ishyaka hafi 70% byagezweho kuko twari turi mu nteko. Kuko buri gahunda ya politike cyangwa buri mu minisitiri wazaga ari ubuhinzi n'ubworozi, ari ubukungu, ari iki, yarazaga tukamubaza ibibazo bigendanye n'ibiri muri manifesto, ibyo twasezeranije abaturage, yaba ari kuri mitiwere, yaba ari kuri education, ku burezi, abana amafunguro ku ishuri, imishahara y'abarimu, imishahara y'abapolisi n'abasirikare, ngo twari twarapromisinze abaturage ko dutsinda amatora tuzabasha kubishyiraho n'ibintu byinshi. Yaba ari ubuhinzi n'ubworozi twabivuzeho, ibyo twari twasezeranije hejuru ya 70% byashizwe mu bikorwa. Kuri iyi nshuro rero byari bigoye yuko twahagarika kwiyamamaza cyangwa gutanga umukandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika, kandi tubona ko umusanzu n'amasezerano twasezeranije abaturage byabashije gusubizwa. Ntabwo byapfuye gukorwa, nuko twakomeje kubivugaho, yaba ari mu itangazamakuru, yaba ari mu nteko ishinga amategeko, ndetse hari n'ibindi bibazo byinjiyemo hagati bitajyanye n'ibyari muri promesse, ari bijyanye na transport, ibiciro kuzamuka, ari bijyanye na n'ibiciro ku isoko, ibintu byose bigendanye n'ibibazo abaturage bahura nabyo nk'ishyaka. Twakomeje kubivuga mu itangazamakuru ndetse no mu nteko ndetse no muri Sena ko dufite biduhagarariyeyo. Ibyo ni bimwe ari izo nzego, ari ibikorwa biduha icyizere, bidutera gutinyuka kugira ngo dushobore gukomeza kwiyamamaza. Kuri icyo ngicyo waruvuze kigendanye n'abibwira ko dushobora kuba turi parti satellite, ababivuga ifo kubanza kumenya ngo ni bande abo bantu babivuga, ni bande. Abenshi usanga ari babandi bagerageje gushinga amashyaka bikanga, kandi bafite n'imyitwarire twavuga ngo mu by'ukuri bigoye kuri ground hano kuvuga ngo urakora. Twebwe nk'ishyaka ryacu mu bimwe dushize imbere harimo ubumwe, harimo ubumwe bw'abanyarwanda. Ntabwo dufite gahunda yo gusubiza inyuma iby'igihugu cyubatse nk'ubumwe bw'abanyarwanda. Mu nzego zose tugomba kumenya ngo ubumwe bw'abanyarwanda burimo. Abantu bafite imiye migambi, nta migambi mibi dufite, kandi ishyaka riri ku butegetsi kimwe n'abandi bakorana naryo nabo ubwabo ntabwo bashobora kwemerera umuntu ufite gahunda yo gusenya ibyagezweho. Twebwe iyo tuvuga ngo turi parti d'opposition cyangwa opposition party, twongeraho ko turi opposition positive cyangwa constructive opposition.
ntabwo turi abantu baje gusenya, ahubwo rutanga ibitekerezo tugamije kubaka kurusha n'ishyaka riri ku butegetsi. Iyo hari ibikorwa, dufite ibikorwa byiza tuvuga muri manifesto, ariko hari n'ibyo abari ku butegetsi bavuga. Iyo tubonye bitabereye, twebwe tutarya iminwa tubasha kuvuga ko bitabereye, tugatanga n'icyo bita alternative, tukavuga ngo ibi ntibibereye, ibibereye ni ibi ngibi kubera impamvu ABC, tukanazivugaho impamvu ibibereye ari ibyo ngibyo. Ntabwo ari ukuvuga gusa ngo ntabwo tubishaka, ntabwo bibereye ibyo. Ngira ngo abumva ko opposition yabimeze gutyo, twebwe ntabwo turi kumwe nabo. Kandi ndahamya neza ababyumva gutyo ntabagamije gahunda yo gusenya. Twebwe dushaka kubaka neza, n'abandi bayoboye barashaka kubaka, ariko twe turashaka kubaka neza byisumbuyeho kugira ngo abanyarwanda babeho neza. Nibwira rero ko ababitekereza ko turi parti satellite bo bafite indi agenda twe tudafite, tudateze no kugira, kuko icyerekezo cyacu nuko abanyarwanda babaho neza, bakabana neza, bakaba bafite ubwisanzure, batekereza mu bwisanzure, bakora mu bwisanzure, kandi badasenya ahubwo bubaka. Ndumva aricyo navuga. Murakoze. Maybe icyo nakongeraho, ese ko muzi neza ko hari ishyaka riri ku butegetsi rikaba rifite n'amashaka rimaze imyaka 30 twana nayo, ndetse bimwe bikaba yavuye no mu masezerano ya Arusha, bakaba bari kumwe nabo kuva imyaka 30 bari muri guverinoma bonyine, abo ko bahari, ndetse bakabangira ngo n'abandi biyongera bakaba bageze bafite coalition y'amashaka 9, abo se mushaka kubita iki? Ese murumva yuko mashaka kumva yuko abantu twebe twavuze kuva tutangira ko dushaka opposition, tukanabikubitirwa, tukanabifungirwa, tukajya no muri exile? Ngiyewe ndi ikimenyetso nagiye mu buhunzi bwa kabiri, navukiye mu buhungiro, ndanje nkuze nza no mu gihugu cyane, ndanje subira no mu buhungiro inshuro ebyiri. Urumva ko biryoshe? Uzambaze icyo ba mu nkambi y'impunzi uri mukuru ko icyo bisobanuye, urabyumva? Iyo byose wabikora uvuga ngo urifite undi muntu ukorera? No, turakorera abanyarwanda, ndetse twageze no mu nteko narabisobanuye ejo bundi no kuri campaign narabivuze. Tugeze no mu nteko batubuje kuvuga, abantu batubuzaga kuvuga ngo nimuvuga ngo tuzabirukana no mu nteko muzatakaza umugati. Kandi tweza ngo twaje mu nteko gukorera imigati, twaje dufite imigati. Nje urugero naje mfite inzu yanjye, mfite imodoka yanjye, ntabwo naje gushaka umugati. Ntabwo ati bwo nje naje kuvugira abanyarwanda, mushaka kunyirukana ibyo bitekerezo muzabizire nta kibazo. Ntabwo byarekeye aho, twakomeje duhangana n'ibyo bibazo. Yewe na za komite ya discipline twazigiyemo, niba mutabizi rero ukabibabwira. N'igihe cyo mundi vuga kuby'impunzi zo mu Bwongereza byari binkozeho inshuro nyinshi zireze 3 hafi kwirukana mu nteko n'ibindi byinshi cyane. Ubwo se mwamuzi iyo tuba turi ku muriro, abantu badashaka ko tutangaza tuvugira abanyarwanda. Noneho birambabaza cyane, mwebwe abo tuvugira mukaba mukinyuma mushaka kuduca intege. Urumva birababaje cyane. Ndashaka ko abanyarwanda tunga ubumwe, tuve icyo dushaka. Icyo dushaka, dushaka igihugu cyiza, turashaka imibereho myiza y'abanyarwanda, turashaka iterambere rirambye, turashaka umutekano usesuye. Nkuko umunyamabanga mukuru yarabivuze, abantu bafite ingengabitekerezo ya genocide bashaka kudusubiza mu macakubiri, bashaka kudusubiza mu kiraburindi, bashaka ko igihugu cyacu cyongera kikaka umuriro. Nibo baba bashaka ko dukora politiki yo gusenya. Iyo twanze, iyo nanze gukorana n'imitwe y'iterabwoba, narabyaze nanze gukorana n'imitwe y'iterabwoba n'izi bya gisirikare, mfite bona maîtrise. Nako navuze nti turashaka gukora politiki yo kubaka igisirikare cyacu kitera imbere, kibubaka igihugu cyacu, ntabwo dushaka kujya kurwanya igihugu cyacu. Urabyumva? Niyo abantu bakubwiye ngo ngwino turwane gutera grenade ukanga, ubu bakavuga ngo uri mubi. No, ntabwo turi babi. Umuntu ukubwira ngo ufata gutera igihugu cyawe, uratera igihugu urimo. Ntabwo ari ibyo. You cannot attack yourself, your own country. Why should you stop grenades your own country? Why would you want to kill your own people? If you want to save your people, why do you want to kill them? No, we think that by having genocide ideology or division politics is not the way to go. We believe in politics of unity, politics of national reconstruction, sustainable development, respect for diversity, social justice, economic justice. That's what we believe in. And more to that, we have an international ideology. We are not just a party, a local party. We are also an international party. We have an international coalition. We have our sisters and brothers in Germany who are in government. We have our sisters and brothers in Sweden. We have in America, in Australia, in Britain, and all over the world. So we have an international ideology. And I myself, I'm also an ambassador for the whole world. I'm a global Greens ambassador. I'm representing different political parties. I'm representing international ideology. I've been president of the African Green political parties, all of them, over 30 countries.
So we are not just a party, we are an international party, an international ideology. So those people think like that, they are very, very misplaced and they don't mean well for our country. Icyo twashaka kugaragaza nuko tutafite amamodoka cyangwa amabisi yo kuzana abantu, ariko natwe dufite ubushobozi bwo kuzana amabisi twabikora rwose. Ko turabafite benshi cyane hano, yewe neje bundi tujya Gasabo arabarwanashaka bari buzu hariya kuri biro benshi cyane, bamwe twarabasize ko tutafite amabisi menshi. Twatwaye bisi 7 tujya Gasabo hariya ni Jabana, ariko abandi barasigaye. Nanjye rwose nako bafite za bisi nk'igihumbi cyangwa 100 nari kubatwara kuko barahari benshi cyane twajyana. Icyo tuvuga nuko aho tugiye ntabwo twatwaye tusangayo abadukunda tukabasanga kuri site, nicyo twashaka gusobanura. Naho tuvuze ko hari umuntu urimo guhatira, ahubwo tuvuga ko ubushobozi bwacu butatwemerera. Ikindi strategy, buri munyapolitiki ajya strategy yiwe yakoresha kugira ngo agere ku cyo ashaka. So ntabwo najya muri strategy dukoresha niba tujyayo mu gicuku, yego n'abandi bafite ubushobozi n'abashobora gutwara abantu mu gicuku babishoboye. Naje niba tushaka aho turi bukorere, icyangombwa nuko nta kibazo na kimwe turahura nacyo ahantu hose. Komisiyo y'igihugu y'amatora tuganira nacyo, tuganira nayo, twatwara iki akarere katubaza ngo nihe meya kajya akareba, tusanga ngeza kwagira ibintu byose bimeze neza, nta kibazo gihari. So nta tegeko turica na rimwe, so byose bimeze neza. Ibijyanye n'ama strategy yewe ni menshi, ntabwo ariyo yonyine. Uko tugenda tubivuga ko tuzashyira inganda muri buri murenge. Icyo gihe buri murenge nugira uruganda rutunganya ibikomoka muri uwo murenge, ndibaza ubushomeri buzagabanuka. Hariho n'icyo kigega gihuza abashomeri n'abafite akazi. Ni ukuvuga ko icyo kigega nikimara kujyaho icyo kigo nikimara kujyaho, ba bandi bashinze uruganda tuzabahuza na ba bandi b'abashomeri. Icyo gihe buri mirenge yose y'igihugu nimara kugeramo izo nganda, ndibaza ubushomeri bizacika, kandi ari naho na bwa buzererezi bafata umuntu ngo yafunzwe azira kuba inzererezi nabyo bizacika, kuko uwabonye akazi ntabwo azaba akibaye inzererezi kugira ngo afunge. Urakoze cyane. Kandi iyo tugiye muri ibyo byo guca ubushomeri mu rubyiruko, kuko umwanya wa campaign wari muke, ariko dufite manifesto aho byanditse cyane, cyose wabisoma. Tugiye no mu buhinzi n'ubworozi, tuvuga ko abanyarwanda barenze 90% bakora akazi k'ubuhinzi n'ubworozi. Iyo tuvuze ko tuzashiraho ikigega cyo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi, Rwanda Agriculture Development Support Fund, iyo tukavuga ko izakorera ku murenge ndetse kajyana inyungu itarenze 2% interest rate. Tuvuga ko buri muntu wese ushaka gukora akazi yabona amafaranga twita igishoro. Tuvuga yuko umwana w'urubyiruko, ubwo tuvuga umwana w'urubyiruko w'umushomeri ushaka korora inkoko, ushaka korora inkwavu, ushaka korora ingurube, biramworohera kugenda akabona amafaranga miliyoni hariya, atazashira amafaranga arenze 20, akaba yabona igishoro cyo gushora gukora ka business kamufasha kwiteza imbere, ngo kurwanya ubushomeri. Niyo tuvuze ko umuntu mukuru ushaka gukora business bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, ushaka korora inka cyangwa ushaka guhinga umuceri n'ibindi, byamuriyobeye kuko muri banki inyungu iri hejuru cyane, kandi banki ntabwo zikunda gushaka gushyigikira ubuhinzi n'ubworozi. Biramworohera, icyo gihe akabona ayo mafaranga akaba yamufasha gutera imbere. Urumva ko iyo byose ni ukugwanya ubushomeri, ntabwo ari mu rubyiruko gusa, ariko ni mu banyarwanda bose. Ariko twabazi cyane ku rubyiruko kuko imibare igaragaza ko 25% y'abanyarwanda bafite ubushomeri ni urubyiruko. So tukuva yuko ibyo byose tushize izo nganda zose n'ishuri twavuze tuzashira ku murenge yigisha imyuga ijyanye n'ibyo bakeneye kuri uwo murenge, bizafasha kugira ngo bave muri ubwo bushomeri. So urumva ko tugifata anglo bare, ariko tugashaho ingamba zo kubirwanya tuciye muri izo gahunda zose dusobanuye. Ibijyanye n'indorerezi z'ishaka, dufite uko twabiteganyije, tuzabibabwira nyuma. Ntabwo twabishyira ahagaragara kuko tugomba kumenyesha komisiyo y'amatora, turimo kubitegura. Icyo cyo tuzakibabwira nyuma. Ibijyanye na transparency y'amatora, turizera ibyo komisiyo y'igihugu y'amatora izavuga, izatangaza, ariko nanone aribyo twasabye yuko kugira ngo tuzakomeze kwizera cyane ibyo komisiyo y'igihugu y'amatora izakora, twabyanditse muri manifesto yacu. Turifuza yuko umutwe wa politiki wose wemewe n'amategeko mu Rwanda ugira abakomiseri muri komisiyo y'igihugu y'amatora, kugira natwe tuzabe tugira uruhare muri abo bantu babo bakomiseri bategura gahunda z'amatora babarura nayo majwi. Twaragisabye kiri muri manifesto, tugasaba yuko
uretse ku rwego rw'igihugu bamanuke no ku nzego z'ibanze ari abayobora komisiyo y'amatora tuzabe turimo n'imitwe ya politiki, ariko ntabwo rwacu gusa imitwe ya politiki yose yemewe mu Rwanda, kuko usanga barimo abakomeye imitwe ya politiki ni mikeya barimo. Icyo twagisabye. Twasabye kandi ko itangazamakuru ryo yemererwa gutangaza ibivuye mu ibarura kuri site y'itora, icyo bita election polling center cyangwa se kuri site aho mu byumba, niba itangazamakuru rihari yemerewe kubitangaza ako kanya. Kuko ikibazo dufite ni uko bagenda babitangariza bari kutangazamakuru n'ibivuge, bakazavuga gusa ibivugiye ku rwego rw'akarere. Ni ukuvuga ngo bateranya byagira ku karere nibwo bemererwa kubivuga, kubitangaza. Twavuga ati iyo nzira ni inzira ndende, twazaretse itangazamakuru rikemererwa kuyajya rifite ubushobozi, kandi uba bikoze ubushobozi ntabwo bwabura ku itangazamakuru yaba ahantu hose, ku buryo twajya tugira voting ababatora abantu bamenya ngo muri iyi site runaka mwabonye aya mukana yabonye aha, birorohera abantu gukurikira no kugira icyo bita interest, ubushake cyane, ariko nanone bikazamura n'icyizere muri iyo procedure, uvuga ngo ni processes y'amatora ikajya mu bikizere. Ikindi twasabye kino muri manifesto ni kijyanye na gutora dukoresheje ikoranabuhanga, ariko tukadivanga n'impapuro. Ibyo ni ibintu nabonye muri Amerika, baba bafite electronic voting system ariko bakoresha n'impapuro, ku buryo iyo bimwe byapfuye ibindi umuntu ashobora kubireberaho, cyangwa se umuntu ashidikanya ibyavuye mu ikoranabuhanga ashobora kureba ibyavuye mu mpapuro. Urumva birunganirana. Bavuga ati mu Rwanda natwe twakwiriye kuzamuka kuri urwo rwego aho gukoresha impapuro gusa, dukoreshe n'ikoranabuhanga. So twabisabye, ibyo mvuga biri muri manifesto yacu. Ibyo byose tubisaba ntabwo ari uko tudafitiye icyizere komisiyo y'igihugu y'amatora, turagifite, ariko turashaka ko icyizere gikomeza kikazamuka, ariko n'abantu bakishimira cyane birimo kuba mu matora bakabikurikirana cyane. Ndetse mu minsi ya mbere tutatangira kampanye, hari umunyamahanga waje arambwira ngo habura iminsi 2 mu Rwanda ngo kampanye zitangire, ngo ariko ntabwo ushobora kumenya ko ari amatora arimo kuba mu Rwanda, kubera kubona nyine abantu bavuga ngo ntabwo turi kubona abantu bashamaraye bakoze ikiba, urabyuvagira ngo ibyo byose iyo bigiye bikorwa abantu batajya kugira intérêt nyinshi cyane mu matora, kubikurikirana, urumva kujya ku masite, kubera ko habamo activities n'amafaranga ariyongera, n'aba investors bariyongera, ari za televiziyo n'amaradiyo byose bigira akazi kenshi cyane, n'abanyamakuru bakabona akazi kenshi cyane. So ni procedure dushaka, ibyo nibyo twita kubaka demokrasi. Kubaka demokrasi ntabwo ari ikintu gikorwa umunsi umwe. Binsubiza ku kibazo bavuze cya mbere, ni ukuvuga ngo ni procedure, ni intambwe ku yindi ntambwe, etape par etape, tugenda tubaka kimwe tuva ku ntambwe imwe tujya ku yindi. Nuko igihugu cyubaka ntabwo twabifata n'umwe gutya ngo tuzaba nka Amerika umunsi umwe, ntabwo byakunda. Ariko njye mfite icyizere ko dushobora no kurusha Amerika, tugiye tubyubaka tukagira umusingi uhamye, twagenda tubishyiraho ku buryo natwe twaba turi n'ubundi intangarugero muri Afurika yose, bakavuga ko bazajya baza kurebera mu Rwanda nk'uko baza kurebera ku bindi, bakarebera no ku bijyanye n'amatora, byose birashoboka. Ku kijyanye n'iby'imipaka, twavuze ko n'itsinda y'amatora tuzashyiraho mekanizme zo gusinya amasezerano mpuzamahanga mu bihugu byose duturanye, ko nta gihugu kizongera gufunga umupaka. Ni ukuvuga ngo tugomba kubiganiraho tukabyumvikanaho twese, kuko iyo bafunze imipaka twanabisobanuye yuko batekereza yuko bafungiye imipaka abayobozi cyangwa b'igihugu, mu by'ukuri ntabwo ari byo, baba bafungiye imipaka abaturage, kuko abayobozi b'igihugu bo niyo bashaka guhaha. Yewe njye nafite onkle wanjye ashobora kujya Paris akajya guhahirayo, ni ukuvuga ngo nari n'abandi n'ubu abayobozi bacu bashobora kujya Dubai bakajya he, ntacyo bibabwiye. Ariko umuturage wa wundi wahariya Nyaruguru, wahariya Gisagara, wahariya Bugesera, wagomba kujya mu Burundi, niwo bufungiye, cyangwa wo muri Kirundo, za Ngozi, bagomba kuza mu Rwanda, niwo bufungiye uwo mupaka, kuko bafitanye ubuzima buhoraho kandi ntabwo butangiye uyu munsi. Tumaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi tubana n'u Burundi, cyangwa se tubana na Kongo, tubana n'u Buganda. Ntabwo ushobora gusepara abaturage ba Gicumbi na Burera n'u Buganda, no, kuko na hari iwacu, by the way. Urumva Kabare ni iwacu, ni Gisoro ni iwacu, ariko tuzabigaruka ikindi gihe, urumva. So ntabwo ushobora kubatandukanya, ni abantu babanye imyaka n'ibihumbi. So iyo ufunze umupaka abaturage niho bahomba. So twavuga mu by'ukuri tugomba kugira amasezerano abantu bakabyumva. Ibibazo sinavuga ko bitazaba, bizabaje ushobora kuba, aho dushaka kubyo tubikemura tutiriwe tujya mu bintu byo kugira ngo tuhombeshe abaturage bacu cyangwa tuzane ubuzima bw'abaturage. Ubwo ndumva ni politiki tuzashiramo imbaraga cyane n'ububanyi n'amahanga. Noneho ku kindi kibazo warubaje cyari cyari yego, yes ndacyumvise. Ibintu by'inzego z'ibanze tubifitiye umuti wa mbere ni uko twumva yuko amatora y'inzego z'ibanze agomba kuzahinduka, biri muri manifesto yo nkubwira. Turumva yuko twebwe amatora y'inzego z'ibanze asobanuke, abe ashingiye ko twiyamamaza dushingiye ku mitwe ya politiki, kuko bo batubwira ko twiyamamaza dushingiye ku giti cyacu cyo bita individual merit,
ariko umuntu akiyamamaza agaturwa n'abaturage bose bava mu madini atandukanye, mu ya politiki itandukanye, ariko byarangira yamara kuba shefu w'umudugudu akahinduka shefu w'irindi shaka aho mu mudugudu, yamara kuba meya akahinduka perezida w'ishaka runaka cyangwa umutwe wa politiki runaka muri ako karere, kandi yariyamamaje avuga ko nta dini afite, nta shaka afite. Urabyumvagira ngo ko yatowe n'abaturage bose. Dukuva ko ibyo bizana kuba gushaka gukeza abami babiri cyarimwe, bavuga ko ntago bibujijwe kuko muyobozi yagira umutwe wa politiki abarizwamo, ntabwo bivuga ko meya atazagira umutwe wa politiki yawugira, ariko bareka undi muyobozi ayobore iyo umutwe wa politiki mu karere, ye ko ari umuntu umwe ufite inshingano zo kuyobora abaturage, anayobore n'iki n'umutwe wa politiki, kuko biravanga inshingano. Usanga abo batubangamira baba bagize ubwoba, bavuga ngo barambona gute, byagenda gute, akashaka kuvanga igishaka cyangwa umutwe wa politiki n'ibyo kuyobora igihugu. So tukuvuga ko bigomba gucika burundu. Noneho niba ari n'umutwe wa politiki yamamaje, abantu bakagira nabo responsibility. Niba wiyamamaje umutwe wa politiki ugatsinda, n'ubundi ntuzaba ari wowe uyobora umutwe wa politiki muri ako karere. Aho tutabiburiza ni kuza ku mwanya wa perezida wa repubulika, kuko aho nta kibazo cyaba gihari, kuko perezida wa repubulika ari perezida wa repubulika w'abantu bose. Nawe agaragaje ko arikorera ishaka rimwe, nawe yakweguza, kuko icyo gihe ntabwo yababaye w'abaturage bose. So no kuvuga ngo mu by'ukuri ibyo niwo muti tufite, kuko twabona amatora y'inzego z'ibanze kunakorwa akura mu buryo bugaragara nkaho birebera bose, ariko bikarangira abayobozi bafite aho babogamije. Tuvuga ko itegeko rikwiye kubahirizwa, kuko itegeko rirahari rivuga ko iyo bibaye ngombwa ko abantu bimurwa ku nyungu z'igihugu cyangwa ku bikorwa remezo, cyangwa igihe bari mu kaga bitewe n'uko hashobora kuza imyuzure ikabahitana bitewe n'imiterere y'igihugu cyacu, abo bantu bakwiriye kwimurwa hubahirijwe itegeko, bagahabwa ingurane mbere y'uko basenyerwa cyangwa bimurwa. Uburyo rero bikorwa nk'ishyaka ryacu, tuvuga ko igihe tubona yuko hari ibintu bishobora kuza nk'imvura, ibiza, icyambere nuko tuzashiraho ikigo gishobora gutanga amakuru mbere yuko ikibazo kiba, yaba ari imitingito, yaba tuzazamura ubushobozi bwari buhari, ubu buvuga ngo imvura igiye kugwa cyangwa ntabwo igwa, tugire ku buryo tumenya n'ibyo mu butaka bishobora gutera imitingito. Noneho abantu babe bakwimurwa mbere, atari ukuza kubimura mu minota ya nyuma, ubajyana mu mashuri, bajyana ahantu batishimiye, kandi rimwe na rimwe naho bavuye nta ngurane bahawe. Ndavuga igihe habayeho kwimurwa bitewe n'inyungu rusange, ari ibijyanye n'amashanyarazi, ibijyanye n'amazi, ibijyanye n'imihanda, ibyo byose ugiye gukora imibare wasanga abishyuwe ari mbarwa, kandi izo kese zimaze imyaka, hari na kese zimaze imyaka igera nko mu 10 batarahabwa ingurane kandi barabaruwe. Hari abatabarurwa, hari ababarurwa ntibishyurwe, hari n'abatabarurwa ndetse n'abishyuwe ugasanga baravuga ko ingurane bishyuwe zidahwanye n'agaciro k'ibyabo byasenywe. Twebwe rero nk'ishyaka tuvuga ko tuzashiraho ubwo buryo butuma abantu amategeko yubahirizwa, kandi n'igihe abantu bari mu kaga bakaba bakwimurwa mbere y'uko kaga kabageraho, kandi bakajyanwa ahantu bitewe n'ibyifuzo byabo, atari ukubatwara ahantu bitari mu byifuzo byabo. Iyo gahunda turayifite kandi tuzi neza ko ari ikibazo mu by'ukuri kibangamiye abanyarwanda benshi, cyane cyane mu bijyanye no kutubahiriza itegeko rihari. Ikindi n'imiterere itari myiza, ndavuga imiterere y'imisozi ihanamye ku buryo abantu benshi bimurwa muri ubwo buryo. So nagira ngo mbashimire cyane kuba twakoranye neza kino kiganiro, mbashimire n'ibibazo mutubajije, kandi nizere ko ibyo twasubije biri bufashe benshi bari batarasobanukirwa ibijyanye n'imigabo n'imigambi yacu, cyangwa se bafite gushidikanya guhitamo neza bakazatora umukandida wabo Frank Habineza, umwanya wa perezida wa repubulika, ndetse bagatora n'abadepite benshi b'ishyaka na demokarasi uko ryibukishije DPR Green Party batora ku nyoni ya Kagoma. Thank you very much all of you. I hope that this has helped to clarify more issues and to update you on what has been going on. Also to informing our friends and supporters in diaspora that they can take an informed decision to vote for the Green Party candidate Frank Habineza and the Green Party parliamentarians. But not forgetting
our famous bird, the eagle. Where you see the eagle, Kagoma, that's where the vote will be. Thank you very much. Okay. Njyewe nzatorera hano hepfo. Kimironko ya kabiri, umuntu hano kuri prison. No. École primaire ya Kimironko ya kabiri. Umuntu hano kuri prison aho yahoze, kono kari hepfo bahita bakwerekana ni hafi cyane. École primaire Kimironko ya kabiri. Murakoze cyane. Nano hepfo ku cyano rwose. Murakoze cyane.